yashyitse ku rwego kubera ko ari n'umujyi ukora ku mazi ukora ku kiyaga cya Kivu uba mu bucuruzi nyine ubona ko ari ubucuruzi buri hejuru urimo abagabo b'abakire bafite amafaranga mu buryo bwabo ahubwo dikosa ryabaye igisirikare giye gukora muri Bukavu ibi byo kosa rikomeye yafashe Wazalendo afata abamayimayi abohereza mu mujyi wa Bukavu ba baturage yari afite mu mujyi wa Bukavu kugeza amaginganye bo ubugabo bari kumwirukana n'umwe kubera ko za Wazalendo zatangiye gusohora abaturage ngo bafata Kanyamahoro bava Kanyamahoro bazamuka mu misozi hejuru mu birunga bamaze gufata hano hantu hose barongera bazana bafata bafunga yanzira Ivaminova barongera batugana n'ubundi inyuma za Rucuba nuko ngo umujyi wa Goma baragiye bawugira nk'ibirika bayishira hagati ku buryo aduye bari mu mujyi wa Goma uretse kumanika amaboko n'indi nzira yarasigaranye y'amajyepfo bisobanuye ko by'umwaka muri Bukavu na buriya ifatwa nka capital cyangwa se capital city na n'ubundi ya Kivu y'amajyepfo niyo ngo zino capital zose M23 irasikiriye kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo byibuze imenye ko bwose yabamaze kubukavari ikirakurikira nuko M23 kumaze gufata Bukavu wenda abaturage bazongera babona amahoro murabizi neza ko Bunagana M23 yujuje ikiraro cyiza urugomero rw'amashanyarazi abaturage bari Bunagana bamucana yes rekamba ya no umuntu w'umucuruzi kamere y'abacuruzi ukuntu bateye nabyo wenda n'amabanga ubundi abacuruzi baba barwana na input kurusha output nivuga ngo Trump akomoka mu muryango se yari umwubatsi ama apartment akayagurisha Trump nawe rero yakuza asanga se mu mugabo w'ubwubatsi nawe kubaka amazu akayagurisha akubaka amazu akagira imidugudu ubwo baza amateka ya Trump wo yatabyumva neza cyane Trump rero iyo arebye ingano y'ibyo Amerika isora muri politike y'ibindi bihugu abona ari byinshi ubu we ararwana no kugira ngo biriya bintu byose abyinjize byasohokaga bigabanuke none nimara kugabanuka ubwo Amerika yo ubwayo igira iteka ikomeye Trump aravuga ati muri Ukraine niba Amerika yoherezaga wenda ibifaru 300 mu gihe kingana n'iminsi 10 biriya bifaru nibiguma ku butaka bwa Amerika niba Amerika yoherezaga intwari yes reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze ishya n'ihirwe mu buzima twinjiye muri Gashyantare ukwezi kwiza ku banyarwanda ukwezi kwiza ku bakongomani bari Isake n'abari Goma nakiriye umuntu agiye kutubwira impamvu abantu bari Isake n'abari Goma umutekano wagarutse ariko kandi abari Bukavu n'abari mu bindi bice bya Kongo bitandukaniye he ko aho M23 iri gufata abaturage ba Kongo bari kugaragara nk'abishimye bose mu gihe leta ya Kongo yo usanga bari gutangiye guterwa amakuru uri guterwa n'igitego tugwaye ikaze kuri Iris murakoze cyane hano kuri Iris TV ariko n'abakunzi ba Iris reka nkomeze twifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza baje ikibazo cyiza urambaza uti abaturage bari mu bice byafashwe na M23 bafite amahoro ariko abari ku ruhande rwa leta bikomeje kugenda bigaragara ko na n'ubundi umutekano utameze neza umutekano byo byagorana ko wamera neza hari impamvu ebyiri zituma ubundi iyi ntambara mubona ibice birimo FARDC bitabamo umutekano abantu benshi wenda ubwo abatabizi nitwa Mr Update mura kuri Baho TV ariko na n'ubundi mu mirwano ikomeje kugenda ihuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo ugiye gusobanura iby'iyi ntambara hari ibintu bigomba kurebaho bituma ubona ko ku ruhande rwa leta byagorana ko ibice birimo leta na n'ubundi byabonamo amahoro mu Kinyarwanda hari umugani bacu baravuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo bivuga ngo FARDC rero ni igisirikare kigizwe na rya rondo ryivanze n'ibisambo ibyo bisambo ni ibiherero ni ukuvuga ngo niba wenda barafashe izi Wazalendo zitakoze training ya gisirikare bakaziha imbunda bafatagamo bya bisambo bafatagamo babashumba nyine bakorerwa basanzwe ari abanyarugomo abo bantu rero byagorana ko yaba afite imbunda ngo mu mujyi ufite wenda ibihumbi 10 abakongomani murabiza ryaza no mukaba afite $5,000 by'idolari abafite telefone iPhone igura $600 kugira ngo uramuzanire uramuntu azamunyiro byagorana kugeza amagingo yawe ubwo ndaza guta ninjira ku kibazo n'impamvu ubona umutekano mu bice birimo leta bigoye na yindi mpamvu abafite intwaro cyangwa se abarwana ku ruhande rwa leta ni rya rondo ryivanze n'ibisambo ubwabyo FARDC harimo ibisambo kubera ko nta mahugurwa nta kinyabupfura cya gisirikare kirimo turabizi igisirikare cya Kongo turakizi bafatanyije na FDL urumva umuntu wavuye mu Rwanda akoze genocide akagira hara mu mashamba ya Kongo
na n'ubundi umutima yajyanye ataragize igihe cyo kwigishwa wenda ngo abe yabireka byagora ko yagira ngo uwo mutima nyine awurekure. Ubwo wenda kapite tuva kuri aho tujya muri na update duheraho ahandi kugira ngo abantu baze kubyumva ese kugeza amagingo wenda imirwano yagaze, abaturage bafite umutekano baherereye, abari mu bice byafashwe na M23 kugeza amagingo aya mujyi wa Goma amaze gufatwa n'umutwe wa M23. Iyi nkuru abantu benshi babonye uburyo ki uyu mujyi wa Goma wafashwe, ariko noneho amaso abenshi ari kwerekeza Bukavu. Yes, mu gihe abantu bahanze amaso Bukavu, mu gihe turagira Bukavu abaye hati nicyo kibazo tugomba kutakwibaza. Ni ukuvuga ngo abantu benshi twiteguye ko M23 isa n'isa yafata Bukavu, ariko none uyu munsi wa none umuturage uri Bukavu hariho FARDC, hariho babasirikare b'abarundi za wazarendo za mayimayi abaye hati. Ikigaragara Theo tutaragira kure urabona bahereye Sake barafashe, Goma barafashe, bati turakomeje bamutse muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo ubundi M23 kuri intambara iteye babanje gufata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Simvuze ngo Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyaruguru irimo teritwari esheshatu ubanziruka neza, harimo teritwari ya Masisi, akabamo za Rucuru, akabamo izi za Rubero, akabamo za Ituri nabonye naho ADF nari ikomeje kugenda yica abaturage. Ni izo teritwari zose rero mvuze aho ngaho zose M23 yagerageje byibuze gukuramo aduye no kuzifata. Yego, ni nako yagerageje no kwifata umujyi wa Goma ufatwa mu kapitale ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubu rero kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo bisobanuye ko by'umwaka muri Bukavu na buriya ifatwa nka capital cyangwa se capital city na n'ubundi ya Kivu y'Amajyepfo. Nivuga ngo zino capital rero zose M23 irasikiriye kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo byibuze imenye ko bwose yabamaze kubukavari. Ikirakurikira nuko M23 ishobora kumaze gufata Bukavu, wenda abaturage bazongera babona amahoro. Murabizi neza ko Bunagana M23 yujuje ikiraro cyiza, urugomero rw'amashanyarazi, abaturage bari Bunagana bamucana amashanyarazi babitangira umuhamya. Rero aho hose nahafishwe na M23. Ku mujyi wa Goma kuciraga twumva ngo mu nkambi ya Mugunga abantu bapfuye, mu nkambi ya Rushagara abaturage bapfuye. Kugeza amaginga kuva M23 yafata uyu mujyi wa Goma, impunzi zose zatangiye gusubira mu mago iwabo. Yego, nta inkambi zisigayemo ubusa ku buryo ubona ko abaturage babaga mu nkambi n'uwari warahunze ari gutaha kugira ngo mu nkambi agasubira mu rugo iwe. M23 mwabonye Colonel Nanga ari gukora isuka agafata imbiza agakura mu mujyi wa Goma. Biriya bintu bivuze iki rero? Ahubwo twakwibaza ngo ese koko ko tubona ko bwa buzima bwiza abanyagihugu bashakaga M23 turi kubaha, leta iraza gukora iki ku baturage kugira ngo nabo bongere baze kuyumva? Tutaragira aho hantu wenda gatoya tugaruke Bukavu, kuko mu masaha makeya bamaze kutangaza ko bari mu mujyi rwagati wa Bukavu. Ariko kandi nanone abahinde bamaze gusohora itangazo rivuga ngo agaribo gusa abahinde iryo tangazo barisoye iyo tweet abahinde ambasade bende yikoze ku munsi w'ejo byo gukura ambasade yabo mu mujyi wa Bukavu kubera ko komeje kugenda bigaragara ko uyu mujyi wa Bukavu gutumbamo intambara. Ese ntabwo biri kuze kumera nkuko muri Goma byagenze bagahita batangaza ngo ingendo urujya n'uruza zahagaze? Yego, birashoboka kuri M23 kubera ko irabizi neza ko iyi mijyi ituwe cyane. Ariko noneho kugira ngo bafate Bukavu negereza ko hari imisozi nanundi bagomba kubanza gufata. Urabizi ko buri M23 ijya gufata uyu mujyi wa Goma babanje gukubita hano mu birunga, ubwo hano mu kibaya cya Nyiragongo. Urabizi imirwano yabera mu kibaya cya Nyiragongo, bafata Kanyamahoro, bava Kanyamahoro bazamuka mu misozi hejuru mu birunga. Bamaze gufata hano hantu hose barongera bazana bafata bafunga yanzira Ivaninova, barongera batugana n'ubundi inyuma za Rucuro. Nuko ngo umujyi wa Goma baragiye bawugira nk'ipirika bayishira hagati ku buryo aduyi bari mu mujyi wa Goma uretse kumanika amaboko nta yindi nzira yarasigaranye. Bivuga ngo aduyi wari usigaye inzira yarasigaranye kwari kunyura ku butaka bw'u Rwanda. Kandi urabizi kunjira mu gihugu cy'u Rwanda uburinzi bw'umutekano w'u Rwanda wo mwana arabibonye, abaje barafashwe baza bamanitse ngo kuza mu Rwanda byasobanura kumanuka amaboko kwa ndwa FARDC. Rero uyu mujyi wa Bukavu negereza ko M23 iramutse wende winjiye mu munsi wa none aduyi irimo aracyafite inzira cya mbere imugeza mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi neza ko Burundi bukorana na leta ya Kongo. Aduyi rero uri hano kugira ngo umuha amasaha ifite ubuhungiro. Nekereza ko gufata umujyi wa Goma byagorana, wa Bukavu byagorana kubera ko aduyi n'ubundi yakwikoza mu Burundi akongera akagaruka. Ugasanga aduyi ari kurwana yaturutse mu Burundi. Ariko n'ibintu byoroshye. Uzirikane ko Bukavu yegereye i Rusizi, Kamembe. Kandi noneho hari ya Bukavu ntabwo M23 yahagurutse yerekeza Bukavu idafitanye amakuru na Leta Itabara irwanya leta y'u Burundi. Uko byagenda kose ntabwo M23 ikorana na Leta Itabara cyo n'ikinyoma.
Red Tabara ni umutwe ukwabo urwanya ubutegetsi bubi bw'u Burundi bakomeje kuvuga ahubwo wenda nuko ese ko leta y'u Burundi ifashwa Red Tabara ifashwa na leta y'u Rwanda ngo na leta y'u Rwanda byo ni ibinyoma na M23 ikabifashwa ngo na leta y'u Rwanda nibaza guhura harabira tangiye ariko kamubaza mu by'ukuri iyi mirwano niba ujya ukurikirana amakuru ababonye uburyo igisirikare cy'u Rwanda RDF go FARDC bagerageza kurasa ku butaka bw'u Rwanda byabereye i Rubavu bakabona ubwirinzi bw'u Rwanda urwego buriho zirambunda zasharingaga mu baturage bari mu gice M23 irimo RDF ku butaka bwa Kongo bisasu biba byarasimbizwaga mu kirere ariko ubu Tshisekedi asenge areka gushotora buriya n'umwana buriya hari binadakina n'umusazi ngo atinya nyine buriya RDF n'ibi bihugu twegeranye ntabwo bajye bagera basimbuke bacire biraro kubera ko buriya niba ubona umuntu ushobora kumutera igisasa akagisana mu kirere uratekereza uwo muntu muramutse muhanganye byagenda bite buriya abanyarwanda wa mugani tujye twishimira amahirwe twagize yo kugira ubuyobozi bwiza ariko abarundi bo barabizi abarundi ubungubu koko murabona koko igihugu cy'uburundi wabonye ko ku munsi kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 2025 Neva yaravuze ngo afite ubwoba bwo kurwana ashobora gutera igihugu cy'uburundi yego ako si koko uretse ubutegetsi wenda bubi u Rwanda rwatera uburundi rushaka iki ntacyo koko u Rwanda rwajya gushaka iki mu Burundi icyo akora Neva aramutse yibesha agashotora gatoya byabona umuriro birumvikana abarundi nubwo muvuga ngo wenda ngo Burundi ntibujya butsindwa ariko intambara mwarwanye buriya turazibona intambara Burundi bwarwanye ntabwo wabugeranya n'izo RDF yarwanye buri Burundi bwarwanye za ntambara zimeze nk'amahanuza nk'amakudeta cyo kurwana na nyine twatuntu duto utabona ko hari intambara uburyo rero ubona ko ibintu turimo umunsi wa none katwivugira ku makuru y'abakongomani ko hari uburenganzira bwabo kubera live twinjire i Bukavu umuturage uri Bukavu noneho uyu mujyi wa Bukavu wenda ukuntu uteye ni umujyi cya mbere urimo abakongomani benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda koko sinahise ngo ni muri Goma gusa Bukavu irimo abagabo bavuga ikinyarwanda Bukavu irimo abagabo bakora ubucuruzi mu gihe mu minsi yashize wo kuva Rusizi ujya Bukavu wambukaga n'ubwato rwose isaha imwe abiri ukageza Bukavu ni ukuvuga iki Bukavu ni umujyi wubakitse ku rwego kubera ko ari n'umujyi ukora ku mazi ukora ku kiyaga cya Kivu uba mu bucuruzi nyine ubona ko ari ubucuruzi buri hejuru burimo abagabo b'abakire bafite amafaranga mu Bukavu ahubwo dore kosa ryabaye igisirikare kigiye gukora muri Bukavu iri ni ryo kosa rikomeye yafashe Wazalendo afata abamayimayi abohereza mu mujyi wa Bukavu ba baturage yari afite mu mujyi wa Bukavu kugeza amagingo ye bo ubugabo bari kumwirukana n'ubu kubera ko za Wazalendo zatangiye gusohora abaturage ziri gupfumura amaduka kandi uyu mujyi byitwa ufitwe na leta niba muri abaturage bo mu mujyi wa Bukavu rero ejo cyangwa ejo bundi barahamagara M23 ngo batabare ariko bakiza rwarwo ariko nta yindi mpamvu ituma M23 murabona yinjira ngano hantu ni ubwicanyi bigiye guhagarika kandi abaturage b'u Bukavu bafite message ikomeye cyane uri guturuka i Goma uko byaje oya sinagomba igoma umusozi bakikije bari kuyibona umusozi ikikije Bukavu buriya umuturage wari wese azi neza ko iyo misozi M23 kuko wenda Alex Rugabisha uri abapfuye ejo bundi wapfuriye hano umusozi bamurasiyeho ku munsi w'ejo arashwe na M23 naduye nyine n'umutwe wa FARDC ubwo nabyo tuzajya tugenda tubigarukaho ariko ntekereza ko uko byagenda kose wenda yarasiwe Nyabibwe uyu Alex ariko nawe n'uwo bwoko bw'abanyamurenge wari wahisemo gufata icyemezo cyo kugambanira bene wabo yifatanya na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyine gukomeza kugambanira bene wabo urumva ko uko byagenda kose rero niba M23 yageze Nyabibwe uva Nyabibwe ugana Bukavu ibirometero byarimo byari nka 45 yego none ubu bacumye bageze hepfo byantukunze umujyi wa Bukavu urumva ko umukwe w'intambara abambasaderi bagera muri 50 bakoraga muri uyu mujyi wa Bukavu bose batangiye kuzingutwa bari kuva muri uyu mujyi abaturage bafite amafaranga y'abandi kugura bari muri uyu mujyi wa Bukavu batangiye kuva muri uyu mujyi wa Bukavu nk'ibyo byabaye i Goma bagatangira kuza i Rubavu yego ubu umujyi wa Bukavu urambaza mbese koko M23 iraza gusohora itangazo njyewe mfite ubwoba bw'uko mu masaha make turaza kuvuga ngo kumva bavuga ngo internet yahagaritswe i Bukavu ikibuga cy'indege nta muntu wemerewe kugenda no kuza to byagenda kose Bukavu wenda si uyu munsi icyakora ntabwo ari uyu munsi ariko byo babyitegura biri kuwihwiswara abantu abavuga ko ari uyu munsi impamvu ya mbere bigaragara ko atari uyu munsi hari impamvu ebyiri hari inzira nyinshi zituruka no mu ntuza urumva M23 namufashe umujyi wa Bukavu aduye agaturuka i Burundi kubarasa mu mugongo bya Koro
bisobanuye iki? ubuzima bagomba kubyitondera. Urumva ko ibyo bintu harimo ama operation bagomba kubanza gukora yo kumenya ngo inzira z'umwanzi ziri za Kavunizi, bakabanza bagafata izo enewo Adui yaturuka. Ubwo urumva ko mu gihe Adui agifite ahantu yahungira naho yaturuka zana umusada. Urumva urugero niba gufata umujyi wa Goma barakoze inyuguti imeze nka O bazenguruka umujyi wa Goma. 23 mu buryo bwayo ntabwo umujyi ari ikintu cya mbere bapfa gufata gutyo. Barabizi ko umujyi utuwe cyane kandi bagiye gucungura abari abaturage. Ntabwo ro gufata umujyi bahita bajyanamo imbunda. Barabanza bafatira imisozi ikikije Bukavu yose. Niba bari gufatira imisozi bahesta harimo imbunda n'ubwirinzi. Baragize ababwire FARDC bati utamanika amaboko. Baturage mwebwe muri za Bukavu mwite muhungira he za Minova dufite ruguru hafi yaho muzamuke muhunge. Dusirikare urimo muri Bukavu n'umwe bati manika amaboko ku neza cyangwa tukurasa imbundu yijyane ku kibuga cy'indege cya Bukavu. Ni kuko aretse kitebye nabanye banavuga ngo Sadeke ngo Sadeke ngo yagurishije ngo umujyi wa Goma ese nta yandi mahita mu bari bafite bano uretse kumanika amaboko ikindi wumva bakora n'iki kugira imisozi yose niba bayifite ntabwo ari kumbiza imbaraga ya M23 iri gukoresha yo kubwira abantu ngo mukore mutabikora byagorana gutsinda umuntu ufite icyo arwanira. Nishaka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wakunze kwikomoza umuntu urwana kubera impamvu atandukanye n'urwana nta mpamvu afite. Yego buriya M23 niyo uyu munsi batsindwa n'abazavuka bazarwana bira bitekerezo byabo kuko ntabwo umwana urugero M23 n'umuzi ibintu byaje muri 2012 se twatuzi ko nyine birangiye, ariko abandi babashibutseho nyuma barongeye barwanira byabi. Mbona ko rero uko bigenda kose bitewe n'icyo M23 birwanira niyo bino bihugu byacise kimwabonye byavuze ngo nive mu bice yafashe ngo nihagarike imirwano, ngo Amerika ngo yavuze, ngo Faransa bwavuze, ngo Bwongereza bwavuze, niyo bavuga kanshuri igihumbi niyo M23 uyu munsi wa none bavuga ngo wenda kano kanya urugambira ruhagaritse n'abazavuga ntabwo bazemera kubona ababyeyi babo bicwa. Ntabwo wakwifuza kubona papa we bamukatisha se n'uwo mwana nawe uzabona ibyo bintu azongera n'ubundi avuke muri ya sura. Wenda ngewe intambara iba narazamutse ngera hariya ijyo kuhabwa amasaso ngeze Rubavu njya gusasama. Urebye uburyo umutuzo uri muri Goma n'uburyo bari babayeho mbere ubona ko batangiye kuba organisation kona organisation nziza mu ndorerwamo yabo nk'umunyamakuru tujye muri future ubona kuba Bukavu yaba iri mu maboko ya M23 ntabwo kirahita inyuma yawe. Urugero urabivuze niba mu mujyi wa Goma habagamo inkambi ya Mugunga yariri, inkambi ya Rushagara yariri, kugeza amagingo umuturage wabaga mu nkambi ubuzima bwo muturabuze abaho agenerwa ibyo kurya akenshi ni impungure n'umuceri. Uriya muturage yari yarakuwe mu bye uyu munsi wa none agiye gusubira mu bye atangira ahinga umurima we munini, ahinga ibirayi, ahinga ibishimba, ahinga ibitoki, ahinga ibiki. Urumva wa muturage utakoraga ubucuruzi kubera ko yabaga mu buzima bwo mu nkambi agiye kongera gukora ubucuruzi. Yego urumva ko byanze bikunze iterambere ry'uwo muturage uri mu nkambi n'iryo utari mu nkambi riratandukanye. Cyo ni cyane ku buzima bw'umuturage. Icya kabiri simakana ko uyu mujyi wa Goma wari urimo ibikorwa remezo byari birimo pe buriya uko byagenda kose ibikorwa remezo imihanda mu mujyi wa Goma yarimo, ariko ikigero ariho ntabwo cyari cyiza kandi ya 23 nayo ntabwo gusenya bira ibikorwa remezo mu mujyi wa Goma baje kubyongera no kubyubakira, ariko si bwa bwicaye bwabaga mu mujyi wa Goma ugiye guhagarara. Icyo kintu cya mbere barwanira byavangura ryabaga mu mujyi wa Goma. Umuntu yazaga nijoro saa 12 zageraga abamotari bahoraga barira bamburwa moto. Uyu mujyi wa Goma abawuzi neza ababashije kugira amahirwe tukahagera akenshi abamotari kwamburwa moto nicyo kintu cya mbere kiba muri uyu mujyi wa Goma. Yego abacuruzi gupfumurirwa amaduka iyo mageze amasaha ya nijoro nicyo kintu cyabaga muri uyu mujyi wa Goma. Ariko ubu ngubu naho bibaye musigaho M23 uburyo bahagaze ku muhanda, uburyo bahari rwose, uburyo bacunze umutekano na Adui niyo yaba yaje akuriho n'icyuma ntabwo yahote umuturage. Nje nari mfite ubwoba M23 ifashe Goma ejo bundi ifite abasirikare bangana iki kubiki y'abasirikare Bunagana, Isake, Goma no mu yindi misozi kice cyose yagiye yigarura. Byo abantu batekereza kuri offensive ya M23 kwese twatubizi bigitanya twumva ko M23 dafite abasirikare bahagije, ariko M23 isigaye ikora pass out n'abasirikare bapasinze. Umubare basohora bapasinze ni kimwe n'uwo ibindi bihugu bisohora. Ntabwo bafite ikibazo cy'ubwinshi n'uwabitekerezaga ko bashobora kuzaba bakeya
ngo wenda ngo nibafata umujyi wa Goma ngo bazabura abo kohereza Bukavu. Oya we M23 irashobora kupasisha abasirikare bagera mu 12 buri mezi atandatu. Irashobora kupasisha abasirikare bagera mu 6,000 mu mezi atandatu kandi bakoze imyitozo. Amakosa rero ngo dore abaho Tshisekedi ejo bundi yahamagaraga urubyiruko rw'Ikasayi na za Katanga ngo bazi bangana na M23. Bahise bahabwa imbunda nta myitozo bakoze. Bibaze ko bajya kuzana n'umusirikare wa M23 umaze amezi atandatu ku ikosi. Umaze n'imyaka 10 yibera mu ishyamba. Oya ukatubare wenda ko arabukariye ko we yari umuntu usanzwe wagiye gutsikira M23. Yizi imbunda semuja moko yose agira training agira ibyo abwira. Ariko Tshisekedi wari kubafata agahita bahimbura. Urumva ko mu mutwe n'abantu bagiye guhangana mentete se cyane mu byo mu myumvire ya Tshisekedi ziratandukanye. Umusirikare buriya abatekereza mu byo bwa gisirikare ku rugamba, undi agatekereza mu byo bwa gisivile. Umusivile ku rugamba atekereza gute? Atekereza ko iyo bamuhaye imbunda aragenda karasi. Yego. Ariko umusirikare bura ku rugamba imibare abatekereza ku rugamba ni intego ituma rwanjye ni icya mbere. Icya kabiri umusirikare ku rugamba abafite objective cy'arwana icyari cyo abakizi. Rero umusivile kano kanya abasivile bahawe imbunda. Bamwe muri twebwe twajya kwica abantu twatonganye, twajya kwica abantu baraduha amafaranga kubera ko turi abasivile. Ariko umusirikare niyo bamuhaye imbunda ari ku rugamba niyo mwaba mufitanye ikibazo mwaragiranye amakimbirane ameze ntabwo ahindukira ngazi wabo hari misiyo bafite. Ntekereza ko kuri Tshisekedi rero ikosa yajya akora rimwe na rimwe nizi FDL zafashe imbunda, nizi wazarendo zafashe imbunda ndetse n'igisirikare cya parti kitajya organization. Kuko ntekereza ko nk'abano bagabo turagenda tubona umunsi ku munsi rimwe na rimwe tuzakomeza tugenda tunabyibaza. Ntabwo umusirikare uko byagenda kose wafata umuntu utarakoze igisirikare n'amezi 2-3 umuhimbunda mujya kurwana mwagize yo kumuha kurwana none umusirikare wa M23 maze imyaka 3 mu ntambara y'amasasu. Yego. Anyura mu misozi. Nje ndi gutekereza abantu bari Bukavu cyangwa abasirikare bari ariko si Bukavu gusa. M23 batubwiye ko na Kinshasa bayishaka. Abantu bari offensive yabo yaba ari Kinshasa bafashe already ubu bafite igihugu cyabo. Oya rumva Kongo ni nini? Kongo ni nini kandi kwifata ni strategy. Nta nubwo byakunda kuba Kongo yose. Byakunda usikumva byakunda. Uvuga ngo byakunda ariko ntabwo byakunda uyu munsi wa none. Nta nubwo byakunda. M23 amahirwe ya mbere ari muri iyi ntambara. Abaturage batangiye kumva icyo irwanira. Kwa dufite impungenge z'uko abaturage batazumva icyo M23 irwanira ku buryo bwihuse. Abari mu mujyi wa Goma bakubona itandukaniro. Ese bari abaturage bari Kinshasa bo bari kwibwa wabonaga video ya supermarket ukuntu bayisaho Kinshasa. Bari abaturage nabo barongera baze kumva icyo M23 irwanira. Batangire bagende no nabo bayikunde. Icyo nashakaga kurasaho message ivikom. Abasirikare bari Bukavu bazi ibyo FARDC Goma yakorewe. Ese koko barashirika barwana cyangwa bagiye gutwa depose imbunda? Amatwari mu rupfu ntiyumva. Amatwari mu rupfu ntiyumva. Uriya nk'umusirikare ubwo wamanitse amaboko nicyo nibaza. Arongera yamarika amaboko ku nshuro ya kabiri. Simbizi. Gusa amatwari mu rupfu ntiyumva. Jewe kukibaza bafite abenshi bari baziranye banchatingaga nkuko nawe ndi Kigali tewe duchatinga ari Musanze. Mwabanzi ibintu byakubaye Musanze. Je nkajya mu intambara icyo ihatse uko byagenda kose icyo tureba twese twe kubica ku ruhande. FARDC abasirikare babe benshi barapfuye hari Igoma ejo bundi kugira ngo barabahungiye mu Rwanda kwari kurokora ubuzima bwabo. Ukuvuga ngo iyo ubundi ibaze iyo umusirikare agiye kuvuga ngo twe twabonye dupfa mu benshi tubona aduye turushimira turavuga ngo reka tumarika amaboko turavuga ngo reka duhungire mu Rwanda. Uzukuntu birirwaga bigamba bati tuzatera u Rwanda ubwabo kero bati no turagiye n'ubundi umuntu turo n'ibindi bintu nuvuga ngo buriya hari babacanyeho umuriro hari n'abajya bahunga baro agasa. Suzi ngo buriya baje mu Rwanda barimo nje aho bari umugore wenda gakubyana na Sanzi Rubavu agatabaza ati mana yanjye ya amakuru wenda hari tugana no kumusozo kugira ngo wende kigano bazana cyo batazakirambirwa. Ntabwo bacyambwa turacyafite iminota nk'icumi. Icyo nekereza nuko wenda babimenye ko
nabwo intambara irangirira Bukavu irakomeza. Tshisekedi yavuze ko atazigira aganira n'umutwe wa M23, ariko mu by'ukuri abaturage bari mu bice byafashwe na M23 babayeho neza mu mahoro kurenza bari mu bice birimo leta. Ubwo dukomeze tutegereze ese koko Bukavu yafatwa irafatwa ibyo byo ni gutya kuko irafatwa irafatwa 1000%. Tewe ndahita nkuguriye ikibanza imasisi rero oya nubwo nge navuga ngo imasisi ngiye cyumakeneye n'igikuyu masisi makeneye igikuyu hari ubwatsi ziranka ba Doni bajamari n'abajenerali bita autoproclamé cyangwa se bano bantu bafata ranka ya generali batarakoze igisirikare bazaga gusahura inka none ntibakiragera kubera umutekano wa 23 yahashize. Ubwo urumva rero korora inka hariya ni umunyenga. Ese Tewo ikintu bita abandandi abahunde ujye bumvaho cyane wenda bimwe ndanabazi ariko ibi bintu Kongo muri barabashika ba FARDC ntigeze mbona mu muhunde cyangwa mu ndani muri Bukavu urebe neza hari video mfite nongeye no kuza kuyigwa wenda harimo abamayimayi abamayimayi yes abandandi rero nabo barahari uretse ko buriya na ubundi abandandi nuko wenda twe tujya ari nabo nyine nicyo kimwe ngo nabakasayi abantu kumva ngo n'abamayimayi abantu kumva ngo n'abakabari nuvuga ngo Kongo kubera ukuntu ingana abaturage ba hano mu mujyi wa Goma barashobora kwihitira abagoma abakasayi rero nanubundi n'abaturage batuye muri iyo ntara ya Kasayi nukuvuga ngo rero bano bamayimayi nanubundi n'abaturage ba Kongo cyo kimwe nuko wenda ngo twabigeranya wenda ngo ni nko mu gihugu cy'Ubuganda niba unohonda bizwazi cyane kubera ko unatendera bukanye urabizi ko arahujya bakubwira ngo abana abanyankore abatoro rero na Kongo nayo ni gutyo ariko mu by'ukuri bose nabagana n'abamayimayi uretse bya bindi wenda abana batosha ngo nabantu bagira igitwe kinini ngo bazi kubyibushye bari abandandi bo cyakora ikintu bazwiho ni imirwano gakondo yo gukoresha imyeto no gukirana n'inkoni ariko negereza ko ari intambara igeze muri uyu munsi wa none ntabwo intambara nose ko imbunda ziri kurasa mu metero 20 urumva umuheto uzarasa muri metero 30 n'imbunda iri kurasa mu metero 5 urumva umuntu ntabwo banganya ubushobozi nuvuga ngo niyo mpamvu n'ingabo Tshisekedi afite kuyazi ibikoresho atagira atembona kugira ngo intambara itsinde byo byamugora byamusaba kwemera kuva mu mirwano ibyo ni cyane yego akagenda agafata abaturage bakabakira ese inzira y'ibiganiro by'amahoro byo aho bigeze uracyabona bigishoboka kuri M23 yakaniye byagorana gusa birashoboka kubera ko kurandwa ya 23 bigeze banga ibiganiro ariko na Tshisekedi buriya ibyo bamusaba nawe yabonye kubiba harimo kubaha igihugu buriya Tshisekedi ku ruhande rumwe umurebye ibyo M23 musaba na kamere y'ukuntu ateye byagorana ko yabita ese urandika Tshisekedi cyangwa afite abandi bantu afite abajyanama babi ntekereza ko niyo wagira abajyanama babi ko bitari igihe bigiye ugafata icyemezo utitaye ku ntuza ukita ku nyungu za rubanda nyamwinshi nuvuga ngo uko byagenda kose inama umuntu yakugira none se abajyanama bari kubona igihugu kiri gucikamo ibice bibiri ari we nabo bajyanama ni uzabibazwa bizabazwa Tshisekedi nose bano baturage bari kwicwa bari gupfa bazabazwa uko byagenda kose uvuye waba yarangiye ntabwo buriya ku musirikare ntabwo ariko bigenda kubera ko uretse ko muri Kongo ntabwo ariko bimera mu Rwanda wenda rimwe na rimwe birashoboka kuba waruguru wenda bafashe umuryango wa nyakwigendera niyo yapfa arwaye cyangwa se yakoze impanuka bakubagira ukuntu bamufasha ariko muri Kongo basirikare ba Kongo cyane bagira pansiyo uri umusirikare wa Kongo yapfuye biba birangiye amafaranga ikibazo kuri konti ngagumya gusohoka mpaka ashobora no kumara imyaka 5 yaravuye no mu gisirikare ku mushahara ugisohoka kubera ukuntu Kongo ingana organisation yayo iragoye ariko nanone urumva ko byagenda kose bazabazwa mwese ya madeni ari kujyamo uratekereza amadeni ari kujyamo yo kujya kwikopesha zino mbonera imbunda nyinshi Tshisekedi afite nawe ntabwo akizigura ko amafaranga yaramushiranye ese koko yakena kugeza ubwo yabura amafaranga yo kugura imbunda cyane Kongo irimo amadeni yenda aya makuru abari n'amakuru umuntu aba agomba kujya ajyamo akajya nasoma n'impapuro ariko urebye mu bihugu bya Afurika birimo amadeni Kongo ishobora kuba irimo amadeni angana n'ayo Burundi burimo Kongo ifite umutungo ungana kuri niyo mpamvu Kongo iyi ntambara barimo kugira ngo ikintu cyakemura iyi ntambara ni kimwe gusa nuko Tshisekedi yakwemera akava ku izima akumva icyo bamusaba undi akavuga ati tuganire inzira y'ibiganiro yashoboka kubera ko ijyambere uwanga ibiganiro urushwa imbaraga uri ufite imbaraga wenda ari we wanga ibiganiro niho bigorana kuko na n'ubundi Tshisekedi
arabyanga baramukubita kuko niba bamara gufata uburasirazuba bwa Kongo bazakomeza bafate n'amajyepfo bahafi bafate n'amajyaruguru bafate n'uburengerazuba Kinshasa isigaremo hagati bizagenda biteze ntabwo bakwirwa bagera iyo ngiyo ni ukuvuga ngo Kongo ko ari nini bazadiviza babahereza intara yabo ikintu bita igisirikare buriya ibintu byose kuvuga ngo iyo igisirikare gipfuye ibindi byose nta kintu wakubaka udafite igisirikare kuvuga ngo none se Kinshasa nubwo ari kure ntabwo wagana Kinshasa batahagera bano bahungu barahagera cyane kuvuga ngo kumva ko umuntu muri M23 wageze Kinshasa ni ibintu bisanzwe Kinshasa bayibayemo abenshi bari mu gisirikare cya Kongo ntabwo rero ubwabyo Kongo kuyifata no gufata Kinshasa wenda bamwe baravuga ngo ntabwo bishoboka uyu munsi wa none pe biragoye kubera ubunini bwa Kongo ariko nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5 se reba M23 iramutse ifashe mu burasirazuba ifashe bukabi gafata na Goma n'ibintu bice byose biri hamwe bakamara imyaka 5 bari gutereninga abasirikare intwaro zabo bari kuzikora bafite ibinombe bya bibiri za gicanga bagiye bafata za rucuru bari gucukura zahabu zabo bagiye kubaka no baka igisirikare gikomeye niba barinyesha bagashobora gufata intara y'uburengerazuba bwa Kongo yose bakirinyesha igihe none bazaba ari nk'abantu bari mu gice cy'igihugu bameze nk'igihugu cy'ingenzi urumva ibyo bazakora byo bizabize kuvuga ngo hari umuriro uzaza uremereye kurenza uyu munsi naho kugira ngo bishobora kutaba uyu munsi ariko amaherezo byanabaho icyo kora barashobora kutabaho kubera ko Tshisekedi azaba yaravuye ku butegetsi ko mbibona ntekereza ko abaturage ba Kongo amahitamo mabi bagize no gutora Tshisekedi baramutse bagize amahirwe manda ikarangira nubwo numva ngo bashaka itegeko nshinga ntekereza ko kumutora byagorana ntekereza uyu munsi wa none isaha n'isaha kurikije umuvuduko M23 ifite ntabwo byatungurana kumva bageze Kinshasa nkurikije urwego bano bahungu n'uburyo bakora ibintu byabo Kinshasa haba akantu cyo bashobora kutayifata wenda mu buryo tuzi ariko gufata Kinshasa ntabwo hari ibintu dukwiye gutekereza ko bazagenda barwana strategie politique tactique bafite urabona bageze Igoma batekereza ngo mu masaha 48 twageze Igoma already bari bamaze nk'ibyumweru 3 Igoma gusa se intambara ijya gutangira bano bahungu n'umujyi wa Goma ntabwo bigeze bawujya bari bawuri gusa wenda babamo nk'abaturage bambaye civile ariko se wakonte ku mujyi wa Goma batawurimo none ubuso akonte Kinshasa batari Kinshasa ntabwo baba batari uko byagenda kose bari rutse kwabareba bicecekeye hari cyo baba bategereje amabwiriza abwira ko bagomba kunyurana nese uratekereza ko zino nzira bazinyuramo batabanje kuzikubura umwe mu FARDC muri benshi bari bahungiye hano mu Rwanda baravuga ngo twebwe twaragambaniwe n'abayobozi bacu bako aho ni wasanga nk'umugenerali cyangwa se umukoloneli bayoboye ukabo ubigereye Kinshasa ni Kinshasa yageze komeza okay yego uko byagenda kose ntekereza ko wenda bizakomeza wenda guca ariko hari igihe kizagera ibintu byumve neza abantu nyine dufite ukuntu tubikunda dufite ukuntu tubikurikirana tuzabona inkuru nziza Kinshasa ushobora kutafata ariko akaba kudeta reka tubashimire wenda abakunzi bacu ariko amaso yacu twese tuyerekeze Bukavu okay twerekeje Bukavu none tugana no ku musozo hari ikintu intambara none y'amagambo maze iminsi iri kuvuga General James Kabare baravuze Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aravuze Perezida wa Afrika y'Epfo aravuze ese koko bibayeho Afrika y'Epfo ikarasa ku Rwanda ninde wakomberamo ni gabyumukiramo n'umunwa gusa ntago sira mukosa yangara kurasa ku Rwanda arabizi ubona afite ubwo bushobozi arabufite ariko ntabwo yarasa ku Rwanda ntabwo afite arabufite mu mboni yanjye ntabwo umuntu wese aba yakurasa uriya rega kuko bikurwana umuntu ashobora kuza akagutangira mu nzira mukarwana ntabwo utsinde ariko mukarwana Afrika y'Epfo ubushobozi makana kitabubona kubera ko yanyura mu Burundi bagagara hariya bakavuga ati tugeze i Burundi reka dukore bino bintu ntekereza ko ibyo bintu byo birashoboka cyane batutse mu gihugu uzi ukuntu yabihombera amatana bitekereza oya ntabwo guhombaho ntibyabura gusa babikinishije nibwo wabona uko zambarwa buriya abizi neza ko twahita tumushyira hagati ntiyumvikana na Israel kandi ikoranabuhanga mu Rwanda dukoresha niyo mpamvu mubwira ngo arabizi ko atabikinishije ikoranabuhanga ryose dukoresha rituruka hehe muri Israel oya ntabwo buri ari Israel yonyine none tuye ku kindi kintu cya kabiri muri Central Africa niho kumanuka kujya muri Afrika y'Epfo ubundi dufite ingabo urumva niyo mpamvu mubwira ngo ushobora kwataka umuntu abakura sawa bamenye baturuka ya no kumanuka gusa katugane ku musozo gusa bategeza ko Afrika y'Epfo wenda irusha ubushobozi u Rwanda mutuze umuturage w'u Rwanda bamubwiye ko agomba kuryama agasinzira umuturage w'u Rwanda ryama sinzire ibintu umusaza yabwiye KNC abivuga kenshi
muryame murarinzwe kubera ko nubwo Afurika y'Epfo byose bivuga ubwo musaza yabanye nyine n'ab'ingenzi u Rwanda n'igihugu cyabanye n'ab'ingenzi kandi u Rwanda n'igihugu cyifashije igihugu nacyo ntabwo ari igihugu warasaho gutyo ngo igisasu cyo kigo ku butaka bw'u Rwanda buri iyo mpamvu baravugira ngo mbese ngo Tshisekedi ngo afite ku gisasu ngo yakohereza ngo ari Kinshasa ngo kikagwa ngo kuri arena u Rwanda ibyo rurabizi neza ubundi kugira ngo kuba kumushwi ni muheza agace hari umuntu wavuze ngo ariko ngo Tshisekedi ntabwo azi gutekereza ngo kubera iki ngo M23 y'urugamba ngo ariko Trump yatowe Biden oya Trump ni Trump numva ubundi Trump mu bantu bagiye kubaka Amerika nubwo wenda ashobora kuzagira n'ibyo bakora yavuze ko atizivanga muri politiki y'andi mahanga. Trump buriya ni umuntu w'umucuruzi kamere y'abacuruzi ukuntu bateye nabyo wenda ni amabanga ubundi abacuruzi baba barwana na input kurusha output niba ngo Trump akomoka mu muryango se yari umwubatsi ama apartment akayagurisha Trump nawe rero yakuze asanga se mu mwuga w'ubwubatsi nawe kubaka amazu akayagurisha akubaka amazu akagira imidugudu ubwo baza amateka ya Trump wahita babyumva neza cyane. Trump rero iyo arebye ingano y'ibyo Amerika isora muri politiki y'ibindi bihugu abona ari byinshi ubu we ararwana no kugira ngo biriya bintu byose abyinjize byasohokaga bigabanuke none bimara kugabanuka ubwo Amerika yo ubwayo igira iteka ikomeye. Trump aravuga ati muri Ukraine niba Amerika yoherezaga wenda ibifaru 300 mu gihe kingana n'iminsi 10 biriya bifaru nibiguma ku butaka bwa Amerika niba Amerika yoherezaga intwari zimizi ahana akabana ni umucuruzi warashaka kugira ngo aho kugira Amerika isore birane ibigumane noneho yinjize gusa kuko ngo nyine niyo karakteri y'abacuruzi niba ngo Trump n'umunyapolitike ari kuvanzemo n'indi politike y'ubucuruzi politike yo kumva ko abacuruzi abarwana no gusohora bike ariko akinjiza byinshi niyo philosophy Trump afite banakubwira ngo Trump y'intwaro Amerika bumva ko yafashisha Tshisekedi niba Amerika yasoraga wenda nka n'ibifari wenda 60 by'umusada mu rugo bitandukanye ubwa Trump azajya asohokamo ibifaru 6 gusa kandi ibyo bifaru 6 ntabwo ari ibisaza muri Congo. Amerika ifite ibihugu byayo buriya hari amubirwa ewana ibizi neza kugomba gufasha nyine ni umwana na papa yego rero ntabwo nekereza ahubwo gusa wenda Tshisekedi cyo yibesheho yanatekereje nabi mu ruhande rumwe kwanga kuganira n'abakongomani bagenzi be kuko bose n'abakongomani bakicara ku meza nibakumvikana buriya batakubeshe igihugu nabura kugicamo ibice kuriya ni ugutakaza imbaraga buriya imbaraga z'abanyagihugu cyangwa se imbaraga z'igihugu n'abaturage bacu yego buriya Tshisekedi nekereza ko ibihugu byose uzabona bikomeye nubwo wagira mu mabuye y'agaciro nubwo wagira amaripo y'imiziki ariko abaturage kubacamo ibice igihugu ugitanze navugaga nkabubwira ni Amerika ku rwego ubungubu uyu munsi wa none igeze iyi ngoma ya Trump nibwo umunyamerika agiye kuzabona Amerika iteye imbere ku rwego rwo hejuru wenda nibyo koko Trump ntazabura kugira ducya sohora ariko Trump mbona hari uzabicunga uyu mugabo Trump akorana na Elon Musk mu buryo bwo hejuru ku rwego rwo hejuru bisobanuye iki niba Trump ari gufata babaherwe urumva akavuga ngo reba n'urugero Bill Gates yarabizi neza ko uyu mugabo ari umucuruzi avuga ati Bill Gates nibyo koko wenda bashimwa bakoze TikTok ariko reka tuyibaninge mu gihugu cyacu kugira ngo application zawe zikomeze trending hano mu gihugu cyacu yego mu buryo kugira ngo ira politike nyine ye yo kugira ngo abacuruzi bakomeye rero Trump nawe aremye amaraso ye bisi politike ko yagira politike rwose ni umucuruzi nyine nuko ngo ni umwana wavutse ari umushumba buriya ni umwana wavutse ari umushumba niyo agiye kwiga avayo iyo abonye nk'aho uburyo yifata Trump rero nawe iri kamera afite niyo mpamvu Tshisekedi n'abategeza ko Amerika wabonye ko Trump baramubaje baramubaza ngo mbese ngo uravuga iki ku mutekano muke ukomeje kugenda uvugwa hano muri Sazoa bwa Republika ya Demokarasi aravuga ngo nta kintu mfite cyo kubivugaho kano kanya nta kintu mfite cyo kuvugaho kano kanya ese ko afite amakuru cyane ayabona na mbere yacu ahubwo ibaza impamvu yavuze ngo nta kintu mfite cyo ejo bundi G7 ibira bihugu birindwi bikomeye ku isi byatera n'uriya mugabo akongera akavuga ngo M23 na leta yako nibagende baganire bakemura ikibazo cyabo mpamvu yavuze birabizi uyumva se uyu mugabo arabizi neza ko wenda nibyo koko Tshisekedi yamuhaye amabuye akajya gukoramo n'ibindi bintu bikomeye ariko arabizi neza ko ari amabuye nubwo yayafata uyu munsi wa none ni nako na M23 bishaka yayamuha yego niyo mpamvu rero umucuruzi we azareba uzayamuha ku giciro cyo hasi
ibibazo byanyu ntabwo azabyivangamo, azagura amabuye ku giciro yumva kimunogeye. Rero urani kamere y'abacuruzi, iyi ntambara M23 irimo na leta ya Kongo, ikintu gishobora kuyirangiza ni kimwe. Icya mbere ni coup d'etat ikinshasa, kandi ikinshasa byo bishobora kuzaba. Icya kabiri, inzira y'ibiganiro ntishoboka mu gihe Tshisekedi akiyoboye iyi Kongo. Nuko hatowe undi mu perezida utari Tshisekedi ufata abanyagihugu bose akabaringaniza. Tuva kwa Biden, tuva kwa Trump dusoza, nta mushuti wawe uri muri bari abantu 300 bagiye koherezwa mu Rwanda? Ntabwo babura, ariko nekereza ko buriya wenda rimwe na rimwe abahungu bari muri diaspora mwihangane muze dusangiye ubuzima, ariko u Rwanda ni rwiza. Aje dusangira gahunda. Oya ntabwo u Rwanda ni rwiza, no muri Amerika se ko bakarya. Ariko nubwo baba batwifunganye, icyo nakubwira cyo ni kimwe gusa, Amerika bura kohereza abantu bari kugenda bafata mu byiciro, ntabwo bafata abantu bose. Kubwira uburyo Amerika Trump ari umuhanga. Bana bagiye muri diaspora bakanga kwiga, bakajya barya banywa inzoga gusa. Sha hariyo baragutanga, barabazana barabohereza. Kandi bano bana ubuzima babagamo hari. Arega njye nabonaga bana b'imurenge bageze muri Amerika, ntabwo ashaka no gutekereza ko hari mama yasize hariya, ntabwo azi ko arakumena amaraso kubera gakondo yabo, urumva? None ibaze none ko Trump mwanze kurwana ubutaka bwanyu, mwanze kurwana ngo banyokobe kwicwa, none bagiye kubagarura. Rimwe na rimwe tujya tureba, arega inkotanyi zifata RPF gahunda yo kubohora u Rwanda, ntabwo ari uko bari abasirikare benshi, si uko bari bafite ibikoresho, si uko bari banze no kwigumira mu Buganda ngo babaho, ariko si herezo byari bagomba kuzaguma mu Buganda, banyine bagakomeza bakicwa, bakomeza kwicwa, abana bene bo bakomeza bakicwa. Niyo mpamvu uko byagenda kose, ibyo waba utunze byose, niba nta kintu cyagura ubuzima bw'umuntu, kumva ko hari abantu bari kwicwa kandi ari bene wanyu, ukabona hari uwahagurutse ntujye kumusapotinga ngo mufatanye mu Rwanda urwo rugamba, nibyo kosa bamwe dukora. Gakondo yanyu nibyo ko mushobora no kuyibura. Amerika mwari mwizedorera birukanye, muraturiza hehe? Hanze kuzafasha M23 iri mu rugamba, cyakora yo izabakirana n'umundi, ntabwo bakwa kubagera. Ariko ni igihe cyiza cyo kugira ngo Trump abereke ko ibyo mwizeraga byose ari ubusa, ahubwo muhaguruke mu Rwanda gakondo yanyu. Ntabwo ari ukubacira urubanza, ahubwo kugira ngo namwe bya bitekerezo byanyu mwarebaga mwubura amaso murebe kure. Arega nta muntu uhitamo kurara mu ishamba. M23 bamaze igihe kingana n'imyaka 3 muri urugamba, muri iyi minsi kuva rwatangira. Nta nzu bagira, nta gihodi bagira, nta tente bagira, nta muntu uzi ngo barara imvura irari banyagira. Wowe urara mu nzu n'imodoka. Uzi ko hari n'abana bagiye bava mu bihugu babayo neza bakaza bakajoininga M23 kubera ko nyine babonaga, none se ubundi kurya inyama nyuko bakamuca ijosi, yumvaga nyine iherezo ry'ibyo binariri. Niyo mpamvu mubwira ngo uko byagenda kose, gakondo ugize gakondo nziza buri munyarwanda. Niyo mpamvu mubwira ngo njye mfite umushuti wanje wagiye muri Korea, baramubaza ngo where come from? Rwanda. Yitwa izina rye kandi akakira mu kipe y'igihugu, avuze ngo Rwanda, ngo no, what is Kagame? Ngo Kagame ngo bitingwa meza ati Kagame nyine ni n'umukuru w'igihugu cyacu Rwanda. Ngo tubwire ngo ukuntu ngo yabashije ngo gufata ngo Rwanda akarwubaka, ngo tukaba tubona ari amazangana kuriya mu Rwanda, ngo tukabona ngo Rwanda ngo ibintu byavugwagamo ngo ibi nibi bitakibamo ngo biti. Kagame ni umunyapolitike, njye si umunyapolitike, akora ndi umukinnyi. Gusa icyo nababwira uretse amabwire mwumva, u Rwanda ni igihugu cyubatse buri kimwe cyose gishoboka. Uko mwabonye nateze hano, nategeye ndege nkaza gukina hano, niko no mu Misiri nzajyayo, niko no ku mugabane w'Uburayi njyayo ngakina kandi nkagaruka mu Rwanda. Aragenda agakora amafaranga mu kipe y'igihugu akagaruka. Arabwira ati rero kurwanira gakondo yawe cyangwa se kurwanira uburenganzira bwawe byakaba ari wo mutima wa mbere, nicyo kintu kibanziriza ibindi byose. Amafaranga muzayakorera nibyo koko, ariko ku ruhande rwanjye M23 Imana ikomeze ibahezagire, wa mugani washinga naye abarundi. Ariko ntekereza ko cyo mu Rwanda kirumvikana, igihe cyose Tshisekedi yacyumva byaba ari byiza munyuze muri ibiganiro, ariko inzira y'ibiganiro iragoye. Ikindi nakomojeho, ese koko ibice M23 yafashwe bari mu mutekano, leta iraza gukora iki mu gihe ibice byayo byo nta mutekano uriho? Nawe iki kibazo wakisubiza, nikikubwira ko bigoye ko rero M23 n'ubundi urugamba rwayo rwarangiye umunsi cyangwa ejo, mu gihe abaturage bacicwa. Urugamba rwo ruracyakomeje, intambara twumva ko ujye bagomba gufashwa wenda igiye kurangira, ariko yo izaba ndende, izatwara igihe kirekire. Ariko uko byagenda kose muze mu joining M23, aho mugire abasirikare benshi mu joining igisirikare cya M23. Nimumara ku kijoining
ikagira ya effective koko ishoboka ifite abantu barwana kubera umutima w'ibyo barwanira. Kinshasa ntabwo bizabatwara iki. Kandi Kinshasa niyo mutafata ubutegetsi ubwicanyi bukorwa mu bwoko bw'abanyamurenge n'abavuga bw'ikinyarwanda n'abandi bakongomani bose niyo batafata ubutegetsi bwa Kinshasa ubwicanyi bwo buzahagarara. Twenda kubwira ko bano bantu bakomeje kugenda bicwa niyo M23 wenda mwakumva ngo yarekuye Goma ngo bagiye mu biganiro. Icyo ndico abavuga bw'ikinyarwanda abakongomani icyo M23 utuntu turi ibintu cyangwa se ibintu rwanira byose byaba successful ijana kugeza amaginga M23 niyo intambara yahagarara kano kanya. Urugamba rwawe yarutsinda ijana kubera ko icyo yasaba kidakozwaho bano bahungu baturutse barahazi. Wabaye none se barwanye bafite imbunda 600 none bageze mu mbunda amamiliyoni n'amamiliyoni n'ibifaru Sukhoi bafashe Sukhoi nta nubwo bari bajya